dore uko byatangiye ari indoto, nyuma indoto ziza kuvamo inzozi zirarotwa zibyara ubushuti busanzwe, ubushuti burakura kurushaho biza kurangira bibyaye urukundo. Ibyari inzozi byaje kuba impamo hagati y'urukundo rwa Element Ere ndetse n'umukobwa w'umufotogarafu Cyuzuzo Beyonce. Ese wigeze umenya inkuru y'urukundo hagati ya Cyuzuzo Beyonce ndetse na Element Ere, umuhanzi wamamaye mu muziki nyarwanda ndetse akaba na producer wamenyekanye mu gutunganyiriza abahanzi bakomeye mu Rwanda ndetse n'imahanga indirimbo? Urukundo ni rwogere rwose, abeza n'ubundi ntabwo basigana. Nkandira kuri subscribe ukore no kunzogera maze nkugezeho story y'urukundo rwa Element Ere, umuhanzi ndetse akaba n'umwe mu baproducer bamenyekanye cyane mu gukora imiziki, aho yagiye akorera ibyamamare bitandukanye iwacu i Rwanda ndetse n'imahanga, hamwe n'umufotogarafu Cyuzuzo Beyonce wamenyekanye cyane mu gufotora abakinnyi bakomeye mu gihugu cy'u Rwanda, by'umwihariko muri Stade Amahoro. Uyu akaba yarigeze kuvugwa mu rukundo hamwe n'umuzamu ufatira ikipe y'igihugu y'u Rwanda Amavubi, akaba yitwa Ntwari Fiacre. Ariko ntago ariko byaje kugenda, bombi ntago bigeze babana mu munyenga w'urukundo, ahubwo nuko Cyuzuzo Beyonce yatangaje ko yakunze bikomeye cyane Ntwari Fiacre. Hagati aho se ariko ubundi urukundo ni iki? Urukundo ni rwa rundi usanga umuntu abyuka akumva amarangamutima aramufashe, akumva akunze mugenzi we bitandukanye n'iby'abandi. Hoya, uru ntabwo ari rwo rukundo rwonyine, kuko urukundo ruri mu byiciro bitandukanye, nawe urabizi. Hari urukundo dukunda abavandimwe bacu, hakaba n'urukundo dukunda inshuti zacu, mbese urukundo rusange kwa kundi umuntu yumva akunze mugenzi we. Hakaba n'ubwo umuntu abyuka mu gitondo cyangwa se yahura n'umuntu mu nzira akumva aramukunze bitewe n'uko amubonye cyangwa se uko amarangamutima yamwakiriye. Urukundo rero mbabwira hagati ya Element Ere ndetse na Cyuzuzo Beyonce ntabwo ari uru rukundo rusanzwe, ahubwo ni uru rukundo rw'amarangamutima, kuko umwe yarabyutse mu gitondo kuko amarangamutima yari amaze iminsi amurenze, nuko aza kwandikira mugenzi we amubwira ko amukunda byahebuje kandi byarenze urugero. Ariko se gato mbere na mbere mbanze nkubaze, ubundi Element Ere umufata gute? Wamumenye mu yihe ndirimbo? Njyewe Element Ere njya kumumenya bwa mbere namumenye nk'umuproducer utunganya indirimbo kandi akazitunganyiriza abahanzi bakomeye mu Rwanda. Mumenya bwa mbere rero mu muziki namumenye ku ndirimbo yise Kashe. Iyi ndirimbo narayikundaga cyane kandi nakundaga kuyivibinga n'inshuti zanjye. Nibyo nari nkibabwira rero, nari nkomeje kubabarira ku nkuru yanjye y'urukundo rwa Element Ere ndetse na Cyuzuzo Beyonce. Nyuma y'uko urukundo rwabo rero rukomeje gukura, barabibonye bose babona ni beza, maze babona ko byaba byiza ko bakundana, dore yewe ko bose bari ibyamamare kandi bazwi n'abantu batari bake mu Rwanda n'imahanga. Gukundana kwabo rero bityo byarakomeje birakura, ibyari inzozi byaje kuba impamo gutyo. Cyuzuzo Beyonce aza kwisanga ari inshuti na Element Ere. Erega burya ntabwo ari ubushuti gusa, kuko n'umwami Yesu yaravuze ati mukundane. Nibyo nakomeje kugenda mbabwira, ntago bigeze bakundana urukundo rwa sheri na shushu, ahubwo bakundanye urukundo rwa kivandimwe. Nyaboneka utaza kwibagirwa gukanda kuri subscribe, maze numara gukora kuri subscribe ureba aho hirya ukore no kuri ako kazogera.